ukaza ukatubwira ukuntu ngo Noheri ibintu ngo wakoranye na Noheri. None se reka nkubaze, Noheri mujya kubikorana ibyo bintu, ndavuga amazina yagiye hanze kuko ndashaka kubivuga. Nimba ibyo bintu mwarabikoranye na Noheri, ngo Noheri ngiye yaranterese, nese gutereta n'icyaha? None se yaraguterese kuko yabonye utereteka. Iyo usohora inkuru y'umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana, ugatinyuka wa mugore we nawe wa mukobwa we, yaranteretaga hinganze mbahe n'amahodiyo, ako gahinja bateretse bari guteretada, izo ngoroji z'abagore n'abakobwa. Nanjye mfite inkuru uwo runaka nanjye yaranterese, twaranaryamanye. Nyine urabona twagiye gusenga, arangije nyine nyine twagiye gusenga, arangije ankora ku mabere, akora nahe. Niko mwankunguzi mwe z'abadayimoni, mukorana na shitani, mukorana n'izindi mbaraga. Ibyo bintu muri kutubwira turabikeneye. Uko wakozwe ku mabere n'abantu benshi, ko baguka bakabya ari benshi, kutari isugi, kutari n'umukobwa, kutari umugore ukaba utari n'umukobwa, utari nta n'icyo uricyo, nta n'izina ugira muri rubanda no mu maso y'Imana, ko bose utabazanye kuri kamera, ahubwo hengere kuko ari umukozi w'Imana, utereka mwambika ubusa. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri Mama Sharirene n'ubundi nkuko mubimenyereye, aho tugenda dutanga inyigisho, impuguro, ibiganiro byo gutegura ibyo kurya, n'ibindi bintu byinshi bisanzwe, ijambo ry'Imana n'ubuzima busanzwe. Hanyuma rero ndashimira Imana kandi namwe mbashimira kubwo kugira neza kwayo kwabanye nanjye ndetse namwe. Kuri uyu munsi mbona Imana yarakinguye imiryango y'izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo ubutumwa buturimo tubugeze kuri. Nicyo kintu mbona Imana yabikoreye, yagira ngo aho twigishaga mu nsengero dukurikiranwa n'abantu bake, hanyuma tuzavuga ubutumwa bwiza ndetse n'ibiturimo bigere ku bantu bari kure. Ariko muri iki gihe nabonye atari ko biri kugenda. Ubu ngubu abantu bari gukora mu nyungu zo kugira ngo bibonere amafaranga, ariko ntabwo ariko bikwiriye. Aho reka mparenge wenda ngewe nigarukeho amahirwe nagize yo gutanga inama ku bantu benshi bankurikirana, ngewe mbigiriramo umugisha mwinshi kuko ndabizi ko abantu barumva. Naho reka mbabwire, naho umuntu yaziba amatwi, burya gukangura umuntu wisinzirije biragora. Kubwiriza abantu babyica babizi kandi banabishaka baza amategeko n'amabwiriza biragora, ariko tuzajya tubikora. Ahangaha rero duhari kugira ngo dukosore ibintu byose by'amakosa akorwa n'abantu kandi tuzi ukuntu bigomba gukorwa. Niyo mpamvu nkanjye ntago nzagira isoni zo kukubwira. Ndabizi ko hari abantu bagenda babatinya ngo kuko muzi gutukana cyane mukavuga amagambo y'urukozasoni. Nge nta jambo na rimwe wakora ngo nyambure ubusa nzabwamburwa n'amagambo ashobora kunturukamo, ariko aguturukamo ni wowe azambura ubusa. Naho nge ntago wanyambura ubusa, ngewe ndambaye, nambitswe n'imirimo nkora, nambitswe n'ibyo mvuga, nambitswe n'ibyo mbwiriza. Hanyuma hari ibintu rero ntazajya nihanganira, kereka ninzajya numva bitajyanye n'ibyo nkora. Ubundi nshinzwe kuburira abanyabyaha, abo sanga mu gikari mugahita mubizana kuri kamera, abo mburira mukavuga ko nabatutse, ariko ibyo ntago nzahagarara kubikora ngo kubera imbaraga zibabamo. Hanyuma uyu munsi hari ikintu kandi burya ngenza kuvuga hano, ikintu burya ntago njya mpfa guhubuka kuko nta nzoga nywa, kandi ntegura ibiganiro ntuje kuko ubu noneho nta na stress mfite zimbuza. Ibi bintu bitegura neza nitonze, kareba ngo ibi bintu ngiye kubivuga biri bugirire abantu umumaro, naho waba ari umutusharira, ariko ngiye mbivuga kugira ngo abantu
bagira aho bava naho bajya. Dore rero uyu munsi abantu naje guha message, na abantu bakurikira bameze gutya. Abantu nje guha message none hakakanya, na abantu nabonye mbona ni intumwa za Satani zo mu bundi buryo. Kandi ikintu kibabaje nuko bazi ko bakorera Imana. Uza bari babo bantu n'abagore n'abakobwa muteretana n'abagabo mugateretanira hariya mwibanga ryaho mwahuriye n'ibyo mwahuriyemo tutazi, nyuma mugatanga ama audio n'ama video yabo mwasambanye mukabihaza ntaragahanga n'inzige z'abanyamatiku, kuko abanyamakuru bo ntago nta munyamakuru wakora ibintu bimeze nk'ibyo mbona. Hanyuma wa mugore we nawe wa mukobwa we, ngiye kukubaza usubize. Imyaka y'ubukure icyo nitegereje nkareba nuko nabonye muyujushe. Deja harimo n'abagore nabonye mwanabyaye mufite abana. Kandi ikintu kibabaje none gitumye nza nuko numvise mwitirirwa izina ry'Imana ngo mama no mu nsengero. Buriya iyo uje hano kuri kamera ukaza ukatubwira ukuntu ngo Noheri ibintu ngo wakoranye na Noheri, none se reka nkubaze, Noheri mujya kubikorana ibyo bintu, ndavuga amazina yagiye hanze kuko ndashaka kubivuga. Nimba ibyo bintu mwarabikoranye na Noheri, ngo Noheri ngiye yaranterese, nese gutereta n'icyaha? None se yaraguterese kuko yabonye utereteka. Ariko uzi ko mwigize uduhinja, mwigize uturibu udukobwa ni tutaruzuza imyaka y'ubukure, udukobwa dutoya batwita ngo ni ribu. Njya numva abana banjye babivuga ngo imyaka y'abaribu. Umukobwa utaruzuza imyaka bavuga ko ari ribu. Mbese ribu izagufata n'umutereta. Ngiye kubabwira, umuntu ufite ubwenge nk'ubwawe umaze guteretana n'abagabo nk'igihumbi, ni gute uza kuri kamera ngo nje gushyira habona Noheri, nje gushyira habona Elize? Ndavuga ibyabaye kandi byasohotse. Nje gushyira habona runaka, nje gushyira habona na runaka. Usibye ko twatangiye kumenya amakuru ko ari ibintu mukorana n'intaragahanga n'inzige kugira ngo bivemo icyigisho cyangwa bivemo icyigisho kwa General Yesu, kugira ngo bivemo pranka mugomba gukora kugira ngo bwa budolari butazabica ntibunabakize. Rega nta miyaga nzabashyiriramo. Ubura budolari sugira ngo buzagukiza, ntago buzagukiza. Kandi dore mbivugira kuri kamera, ubudolari bwo kwirirwa uhiga inkuru z'intege nke zaba bene so mubana mu rusengero ntago buzagukiza, ahubwo muzashiduka mwararwaye bwaki. Kandi muzi ko muri iki gihugu bwaki takibaho. Urebe rero kuzarwara bwaki uri umusaza cyangwa uri umukecuru, iyo utinyuka kuza kuri kamera ukaza ukavuga ngo Elize ngo nje kumukoza isoni, ngo yaranterese, ngo Elize ngo yaranterese, ngo maze ngo arantereta. Mbabarira umbwizo kuri, iyi si shitani yagukoresheje. Ibyo uvuga naho byaba ari ukuri, ibyo uvuga naho byaba ari byo, birakwiye ko abantu babatereta. Nabo no yasaba batereta disima mwateretanye. None se reka nkubaze, umugabo ajya kugera kuri ruriya rwego cyangwa umusore ajya kugera kuri ruriya rwego, ntago se muri guteretana muri babiri? Ese kuba wasohoye amajwi ye wagiye wifata n'ayawe ukabitubwira? Intege nke saba yagize si wowe uba wazimuteye? Ntimugenda nyine mugateretana maze utinyuka umuntu ufite imyaka nk'iyawe ufata ama video y'abaguterese uyasohore? Simpe no kuba nta gakiza ufite, nta n'ubumuntu ufite. Ese we nta n'ubwo bufite? Biriya bintu se ko mwabikoreye mwibanga muri babiri kandi mugateretana mwabyumvikanyeho ko ataguterese yakuziritse, ko atigeze agufata ku ngufu, umuntu agatinyuka akaza twagiye mu butayu gusenga hanyuma ndi kumubwira ngo nasengere ngo atangira kunkoraho. Kwa General Yesu, ibi bintu uje kubitubwirira iki? Iyi message utuzaniye y'uwo mugabo ugutereta
y'uwo mukozi w'Imana waguteretse. Iyi ni umukozi w'Imana, ngiye nanjye mufimba, hello mbafitiye amakuru, nanjye uwo mukozi w'Imana yaranteretse. Cyakora Imana iritonda. Mujye mushimira Imana ko ituye aho tudaturanye, kandi kwitonda kw'Imana nibyo biyigira Imana, n'imbabazi zayo nizo zituma Imana ikomeza kuba Imana. Ibi bintu murabona bikwiriye? Baba baguhaye amafaranga ngahe se ko nzi ko nabo ubwabo ntayo bakorera, ku buryo ufata ibintu mwavugiye mwibanga muteretana, afite amagambo yakubwiye mugateretana muri kodinga uri kuri tageti, bishatse kuvuga ngo namenye ko hari nabo baha amafaranga. Kandi reka nkubwire, ubu faranga babaha, ubu umuntu asigaye yituma undi ukamuteza abagore. Yego barakubwiye ngo shaka amakuru y'uriya muntu, bakaguha nimero ukamutereta, ukamugusha mu ntege nke z'amagambo uri kumubwira. Hanyuma ikikubwira ko uba ufite tageti n'ukuntu muvugana, umuprovoka, umurikodinga. Warangiza ugatinyuka umuntu Imana yaremye, umuntu witwa umukozi w'Imana, naho yaba ari umunyantege nkeya, kuko intege nke namwe murazigira. Ubu mu minsi mikeya ubu bari munyweramo, bamwe mwirwa mwicaye ku bantu, naho mujya kugura indaya harazwi. Uko mushyira hanze bene so niko namwe bazabashyira hanze. Utinyuke ngo na kamera uzu naseka, kandi nguru umukirisitu uba mu rusengero. Wicare, ese ntimugira n'isoni, ntimugira n'ubwoba? Ese nta n'imbabazi ugira? Nta nubwo wicara ngo utekereze ngo umugore mugenzi wanjye niyumva ibi bintu bisohotse kuri kamera akabyumva ko nabivuze ntari bugire ikibazo? Wowe uramutse uri umugore nawe bagakora ibintu bimeze kuriya ku mugabo wawe, wumva umutima wawe wamera gute? Wisha umutima w'uriya mugore, wisha imitima y'abana bamenye ko se wabo ari umusambanyi ateretana. Mwibwira ngo ibi bintu muri gukorera hano bizarangirira hano? Harya ngo nzatinye ngo nzaceceke ngo kuko mufite iminwa miremire ngo y'ibitutsi yo gutuka mu mashari? Ntago nzaceceka kuko nzi ko mu mihamagaro ufite niyo gucyaha no gutesha no guhugura birimo. Ntago nzabiceceka, uzagwa handi, uzareke guhinduka, ariko nzabikuburira. Nta soni. Iyo usohora inkuru y'umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana, ugatinyuka wa mugore we nawe wa mukobwa we, yaranteretaga hinga nze mbahe n'amahodiyo, ako gahinja bateretse bari gutereta da, izo ngoroji z'abagore n'abakobwa. Noneho tuvuge ko ari wowe wa mbere, oya tuvuge ko ni wowe mwari wa mbere wari uteretswe n'umugabo wa mbere. Ubundi uri isugi, uri mutima w'urugo, igo uri umutima cyangwa uri igihaha? Waba uri umutima ukamena amabanga y'umuntu w'umugabo? Nese umuntu w'umugabo gutereta, twese niba dutereta, haragutereta pe, haragutereta n'uburenganzira bwe. Aho bitandukanye, ese yaguterese uremera cyangwa yaguterese uranga? Iyo umuntu ari kugutereta ari umukristo, ari umukozi w'Imana cyangwa ari ikindi kintu, ufite kumwemerera cyangwa ukamwangira. Ibindi birabera iki ntambara? Birabera iki ntambara? Ubusaba guterese bose niko wagiye kubavuga kuri kamera? Abo mwaryamanye bose niko waje kubavuga kuri kamera? Ahubwo bintumwa ya shitani uzu ushake kurimbura amazina y'abantu. Shitana gukoreshe wemere. Intaragahanga n'inzige zahamagawe n'abazimu ziza kwirirwa zishyira hanze ubwambure bwa bene zigukoreshe. Usibye ibihumbi 2 baguha se, bakabya bakaguha 5, andi mafaranga baguha nayiki? Ntibaguha amafaranga azagutunga icyumweru, nta nubwo baguha amafaranga azagutunga ukwezi. Dore ukuntu mufite imyuka mibi. Uricara ugahamagara, ubu muza bamuhamagara. Ubu ngewe nta muntu wampamagara mama Shariye ngo ufite inkuru, kuko bazi ko inkuru z'ubusutwa ntazemera. Ukicara rero wabona umuntu bamwanjamye, haro nanjye mfite inkuru, uwo runaka nanjye yaranterese twaranaryamanye. Nyine urabona twagiye gusenga, arangije nyine
nyine twagiye gusenga, arangije arankorakora, ankora ku mabere, hakorana he, niko mwankunguzi mwe z'abadayimoni, mukorana na shitani, mukorana n'izindi mbaraga. Ibyo bintu muri kutubwira turabikeneye. Uko wakozwe ku mabere n'abantu benshi, ko baguka bakabya ari benshi, kutari isugi, kutari n'umukobwa, kutari umugore ukaba utari n'umukobwa, utari nta n'icyo uri cyo, nta n'izina ugira muri rubanda no mu maso y'Imana, ko bose utabazanye kuri kamera, ahubwo hengere kuko ari umukozi w'Imana, utereka mwambika ubusa. Namenye n'ubugome musigaye mufite. Ayo mawodiyo rero ukayabika ugahita umuhamagara, ngumva bya bintu byose twakoze narabirikodinze, nutampa amafaranga nzabizana kuri kamera. Ese ubwo murumva mufite ubwenge? Murumva muri abakirisitu ngo mufite isengero mubamo? Ntabwo ushobora kubikira ibanga umuntu asa gusabye ukamwima, ni urubanza. Ku buryo mwirirwa mucuruza ubu bugome n'ubutindi, ku buryo bigiye kuba business muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ubu noneho mwabonye akazi, abagore n'abakobwa mwabonye akazi ko guprovoka abagabo kugira ngo mubone uko mubaka amafaranga ngo mutazabazana kuri reka nze nkubwire nkanjye, nge ndi umugabo, nakure ko kabizana. Ngewe umuntu ubifite azabizane. Ngewe reka mbabwize ukuri, ndi hano kuri kamera, hari umuntu ntinya n'umwe. Ngewe umuntu bibitse azabizane. Sinakwinginga, sinagusaba imbabazi kuko ntago nshinzwe, ntuntunze. Naho nabikora, sinaba nabikoranye n'umwana wawe, ntago naba nabikoranye n'umugore wawe, naba nabikoze ku giti cyanjye, mu bwenge bwanjye no mu bitekerezo byanjye nabikoze. Sindi umukobwa wawe, ntago ndi mama we, nta nicyo mpfana nawe. Nta soni, terabwoba mwirwa ndayasohora amavideo, ndayashyira hanze, yashyire hanze. Ngewe Mama Sharirene nujuje imyaka y'ubukuri, ibyo nakora byose nta muntu ushinzwe. Icyaha nakora naba mpemukiye umuntu umwe, naba mpemukiye Imana yo mu ijuru, cyangwa nanasambanye, nkaba naba nasambanye n'umugabo ufite umugore, naba nahemukiye uwo mugore. Ariko kuzano kuri kamera ngo tumushyize hanze ngo yasambanye, birakureba se? Hanyuma ibi bintu mumenye ikintu kibiri inyuma, kandi na leta ibijyemo ibishyizemo imbaraga, ukuntu abagore n'abakobwa b'inyagasozi ariko ntabwo ari bazima, batinyuka guprovoka abagabo bakajya babarikodinga kugira ngo bazabaho ubufaranga 5,000 cyangwa 10,000. Erega ibi narabibonye muri filime, sinarinzi ko hanze habizahagera. Mfite rekodi zawe, namaze no kuvugana n'umunyamakuru, uzamureka zisohore. Mibihumbi, nta mafaranga nutayama. Hari inyagasozi zigeze zimpamagara hashize igihe. Mama Sharirene, twamenye umupasiteri mwasambanaga ariko mwanjije imwe. Ngewe ninde wakubwiye yuko ndi umusinzi ku buryo nyobewe ibyo nakoze n'ibyo ntakoze? Hanyuma ejo mu gitondo rero nitudahura, aya majwi nzayashyira hanze. Iri terabwoba musigaye mufite ntago muri iki gihugu ari igihugu cy'ibyihebe. Iri terabwoba musigaye mufata mukangisha abagabo, ibi bintu abagore muri gukora n'abakobwa. Dore mumeze nk'aba bantu bajya gusezerana bagira ngo babone imitungo, batangira gusezerana bati tujye kugabana, ntaho mutaniye. Izi tekinike zanyu ribu izinjiremo ibamenye, kandi babatangirire hafi. Hanyuma abagabo namwe mugire ubwenge, iyo mitereto yanyu muyigabanye. Ubu hari amayeri y'ukuntu umugore azajya kwizirikaho, akakwizirika, akakwiboheraho kugira ngo agukuremwe amagambo azajya kugusebya. Ndashoje. Iyi message yari y'abagore n'abakobwa bazana rekodi, bakazana n'ama message ngo bacatinze n'abagabo. Kuba abagabo batereta nta birenze bihari. Ariko kubirengaho ukabizana kuri kamera, nagutereta uzamwangire, nagusaba uzamwime, birangiriraho. Ariko kuza kuri kamera
ukaza kuri kamera ngo kuko nta mafaranga yaguhaye, ukaza kuri kamera ngo kuko hari ibyo mwumvikanyeho atakemuye, ukaza kuri kamera kumurandurana n'imizi, ukaza kumuharabika, ukababaza imitima y'umugore we n'abana be. Mureke mbabwira, Imana izabahana. Imana izabahanira ubwo bugegera, izabahanira ubwo bugetura bwanyu, izabahanira izo ndambi zanyu zidateze no kuzura zo gushakisha ubufaranga mu nzira zose, mwaharabitse abantu mwabababaje. Nguwo mama Sharirene, do ubu mba ndimo guhumeka nuko mutabizi, ndahumetse ndashoje. Nizeye ko abagabo mugiye kuba maso kandi mukirinda, ariko nawe nubona intege nke z'umugabo waguterese ntago wemerewe kubijyana habona, nta wabigutumye, sibye ko murimo gukorera abadayimoni. Ndashoje. Abatarakora subscribe muyikore, share, comment, inama n'ibitekerezo birakenewe.